Reka nongere mbasuhuze mwe mwese aho muri nizera ko muguwe neza. Ikiri ukuri ni uko ababyeyi badakunda urubyaro rwose kimwe. Bityo hakaba umwana ukundwakazwa, undi agahabwa urukundo rugereranije. Ariko ayo mahitamo hari ubwo ajyana n'amarangamutima, ibyo byose bigatuma umwana yamburwa uburenganzira bwe, bugaharirwa umwana w'inkundwakazi. Gusa uku gukundwakaza hari ubwo kuganisha uwo mwana habi mu bihe bizaza, bityo wa mwana akazabonamo urwango kandi rwateguwe by'igihe kirekire. Ubushize mu gice cya 5 twasoreje aho Ange yahisemo kumvira mukuru we wamusabye kutitaba nyirasenge, maze ahubwo umukuru we Jessica agahanirwa kwigisha murumuna we agasuzuguro, maze bombi bahanishwa kwimwa ibiryo by'uwo mugoroba. Aba bana bombi bafashe inzira bajya kwiryamira. Reka noneho nkomeze ubuhamya noneho mu gice cya 6. Mu gicuku cy'iryo joro nk'ibisanzwe nongeye kujyanwa ku nyubako y'akataraboneka, umuntu yakwita Shatu, ndi kumwe na wa musore wazaga kuntwara buri joro. Tugezeyo banyicaje ku ntebe, nuko wa musaza Makombe twari twarigeze guhurira mu muhanda ujya mu Rugunga arabaza ati, ese ibi ni ibisanzwe ko uyu mukobwa azanwa hano? Abari aho bose bati, nibyo, hano hazanwa kubera ko ari umwamikazi. Umusaza yarakomeje ati, ariko mwibuke ko afite imbaraga nyinshi kandi ziruta izacu. Bati, kandi ashobora gukora icyo ashatse cyose ndetse n'igihe icyo ari cyo cyose. Amaze kuvuga ibyo abantu bose bahise bubika imitwe, maze wa mugore avuga ati, ngaho noneho reka dutange igitambo. Uwo mwanya nahise numva irindi jwi riravuze ngo, ntabwo byashoboka ibyo ngibyo. Ibyo birakorwa ku mugoroba w'uyu munsi. Undi nawe ati, duhindure amasaha ko tubikoze n'ubwo ibibazo mu gutanga ibitambo bisanzwe bibaho cyane. None kandi ubu dufashe umwanzuro wo kwizera umwamikazi wacu. Abantu bose bahise bunama nk'ikimenyetso cy'uko umugambi wawemeranije, maze ubwo wongera kuvuza n'ingoma. Ubwo njyewe sinasobanukiwe impamvu wumvira kimwe cyose kivuzwe n'uwo musaza, kandi nawe ubwe baramwitaga umushyitsi aho ngaho. Ibi byatumye nibaza impamvu uwo mushyitsi ari Makombe ufite ijambo riruta iryabo. Ndibaza nti, intese ahubwo uyu mushyitsi we ni bwoko ki? Mu by'ukuri byambereye urujijo. Uwo mwanya nakangutse ndi mu rugo, ndetse na wa musore nta n'ubwo yaje kunsubiza mu rugo nk'uko byagendaga ubusanzwe. Ahubwo nakangutse nisanga ndyamye, ariko mu by'ukuri sinzi uburyo nagarutse mu rugo, kuko wa musore usanzwe angarura iryo joro ntibyari byigeze biba. Ubwo Jessica yarabyutse yaravuze ati, ndabona noneho wazindutse. Nanjye namubajije, intese iri joro ntabwo natewe n'inzozi zo kugendagenda nanone? Jessica yaransubije ati, oya, iri joro rwose sinigeze nkubona. Jessica yambwiye ko ashonje. Nanibutse ko mu ijoro ryakeye twaraye tutariye, nuko nsaba kujya kumushakira ibyo kurya mu gikoni. Ubwo nanjye nabyutse mpita njya mu gikoni, ariko njye ndasaba Imana nti, icyampa nkabona ibiryo nkazanira mukuru wanjye. Uwo mwanya natangajwe no kubona isahani yuzuye ibyo kurya nkinjira mu gikoni, ubwo vuba vuba ndayubatura ndayimushyira. Ibi yarabyishimiye cyane, maze abirya vuba vuba kuko byagaragaraga ko ashonje. Igihe yari atararangiza kurya twaraganiriye, hashize akanya masenge barampamagaye. Naramwitabye musanga ahari kugira ngo numve icyo ambwira, nuko yongera kuntonganya ati, buri gihe nkubwira ko igihe ubyutse ugomba guhita utangira imirimo, aho kujya mu kuganira ibitagira epfo na ruguru kandi bitanumvikana. Masenge naramubajije nti, ese ibyo Jessica uratekereza ko yaba atabizi? Yansubije ati, uribwira ko uriya yabimenya? Uriya mukuru wawe nta bwenge namba. Uwo mwanya masenge yahise ahamagara Jessica nawe arasohoka, nuko aramuramutsa ko kuva bwacya yari ataramubona. Masenge aramubajije ati, ndizera ko wafashe breakfast yawe. Ati, none ufata umweyo kubura imbuga. Jessica ntiyagize icyo avuga, ahubwo yahise afata uwo mweyo koko atangira gukubura imbuga. Ubwo nkiri aho hanze numvise abaturanyi babaga ku muryango urebana n'uwo twabagamo. Bavuga. Nabateze amatwi, numva umwe aravuze ati, nashyize isahani y'ibiryo ku meza ngira ngo njye koga, atari ko icyantangaje nuko nasanze mu minota mike nta bigihari. Ubwo numvise bitotombera abaturanyi, nuko abiseze aravuga ati, nimara kumenya uwabitwaye tuzaba babiri. Mugenzi yamubajije icyo yakora aramutse amumenye, nuko aramusubiza atari kubanza utanze, nimumenya nzamukubita inshyi ebyiri. Ubwo narekeye kubumviriza ndigendera, ariko nirengagiza ko ya sahani y'ibiryo bavuga ari njye wayitwaye. Ahubwo ninjiye mu nzu nkomeza mu cyumba cyacu, nuko nsanga isahani y'ibiryo byamenetse aho ngaho. Mbonye uwo mwanda mpita nibuka icyo mukuru wanjye Jessica apfa na masenge, mbona ko ari umwanda. Ubwo nabifashe mbijyana hanze,
Nkisohokana ibyo byombo wa muturanyi twakubitaniye ku muryango nawe asohotse. Uwo muturanyi yahamagaye mugenzi we aramubwira ati mfashe igisambo. Ubwo nari nihagarariye aho ngaho mfite ya sahani, uwo mukobwa aranyegereye ankubita inshyi ebyiri. Uwo mwanya numvise umujinya uzamutse kandi ntanabiteguye. Namurebye ikijisho maze uwo mwanya wa mukobwa atangira gushoka iby'uyu mubiri wose mwirebera. Masenge nabo barasohotse vuba vuba mfata akaboko anjyana mu cyumba cye. Mu by'ukuri nari ndakaye cyane, arambwira ati mukobwa ndabona warakaye kandi cyane. Gabanya uburakari rero. Komeje kumbaza ati urashaka ko duterwa n'imyuka mibi? Ati ntihongere kugira ikindi mupfa kandi si byiza. Ubwo ndamubwiye nti nyamara nakubiswe inshyi ebyiri. Yarambajije ati none se urashaka kongera ibibazo mu bindi? Ati ariko nyamara siko byakabaye, byihorere ahubwo tuzimuka mwana wanjye. Nakomeje kuzamura umujinya. Arambwira ati kandi mwana wanjye ndabizi. Masenge yansabye kumwegera, nuko ndamwegera mfata akaboko, numva aravuga amagambo yiyongorera, amagambo ntiyanjye ntigeze nsobanukirwa. Uwo mwanya hahita hagaragara wa musaza Makombe utuye mu Rugunga aravuga ati njye naravyivugiye ubwanjye, uyu mwana afite imbaraga zitangaje. Masenge aramubaza ati none se tugire dute? Uyu nguyu ubizi by'uyu muntu uwo ari we wese kandi igihe abishakiye. Ubwo kandi niko yandegeraga avuga ko uwo nateje ibyo byago ari we wabanje kunkubi. Ati uyu ni umwamikazi. Yakubitiye iki umwamikazi? Ati ahubwo ufite amakosa ni uwo nguwo. Wa musaza Makombe yavuze ko umwamikazi agomba kwegera abakuru kugira ngo yigishwe gukoresha imbaraga afite mu buryo buboneye. Uwo musaza yahise afata ibyatsi ntibuka ubwoko, arabivuga amaze abinsiga mu maso. Ibyo birangiye dufatana amaboko twembi, nuko Masenge avuga amagambo umwanya muto, yongera kwisubirira mu cyumba, naho umusaza Makombe arabura. Umunsi nta wigeze ampamagara mu gicuku, ahubwo nisanze ndi mu nyubako nziza, abantu banyakiriza urufaya rw'amashyi. Ubwo wa mugore nawe aravuga ati bavandi, uyu munsi twabonye imbaraga z'umwamikazi. Iyo arakaye ashobora gukora icyo ashaka cyose. Ati bityo rero uyu nguyu afite impamvu zo kwitwa umwamikazi wacu. Bose baranyunamiye. Uwo mugore ambwira ko agomba kumenya impamvu ngizwe umwamikazi. Arambwira ati wowe uri umunyabwenge kandi ikirenze kuri ibyo ngibyo ufite n'igikundiro. Ubwo bose bongera kunyunamira, na wa mushyitsi aravuga ati nibyo kwiyunga natwe amaza niba nambona ububasha bw'uwo mugore muri abo bantu. Ubwo bahise bazana injangwe aho imbere irabagwa, maze bongera kunywesha amaraso yayo yose. Ibyo birangiye naje kwisanga ndi mu rugo. Iyo mba ari inkuru nanjye ubwanjye mvuga ku byabaye kuri Ange, nanjye numva nkeneye agahenge ko kuruhuka umutima. Gusa Ange uyu munsi ntiyashoboye kwitaba telefone ye, birashoboka ko atarahembuka neza, ariko hari Imana iracyamurinze. Nimureke mbe nsubikiye inkuru aha ngaha, ahubwo tuzasubire n'igice cya 7 mu cyumweru gitaha. Weekend nziza rero, amahoro Imana itanga abane namwe. Iyi ni Eric Rose.